Mana ishimwe cyane. Ngo lote sivo bora arashayivuta ngo guhera uyu munsi ngo Imana ya Danieli aba ariyo Mana izubahwa, ngo kandi muzahindire umushyitsi imbere y'iyo Mana. Aramanuka avuga ubuhamya bwayo, aravuga ngo ni Imana irokora, ngo kandi ni Imana ikiza. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana itari bayani, dufite Imana irokora, kandi dufite Imana ikiza. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ni Imana ikora ibitangaza mu isi, ngo ndetse ikabikora no mu ijuru. Imana ishimwe. Aravuga ngo niyo Mana niboneye n'amaso yanjye. Haleluya. Ngo nayibonye ikiza Danieli inzara z'intare. Imana ishimwe. Hari urwego ugiye kujyaho rugiye gutera abantu kuvuga imirimo y'Imana, rugiye gutera abantu guhindura bakabona amaboko yayo, rugiye gutera abantu guhindura bakabona gukomera kwayo. Nta gihe na kimwe umwami yari yarigeze ahimbaza Imana ya Danieli, ariko ngo avuye muri uru rwobo aravuga ngo namenye ko ari Imana irokora kandi ikiza, namenye ko ari Imana ikora ibitangaza mu isi no mu ijuru. Icyo kirere kikwambare mu izina rya Yesu. Abantu bagiye kuvuga uburyo Imana ikora ibitangaza mu isi no mu ijuru bashingiye ku byo yakoze ku buzima bwawe, kuko ugiye kujyanwa ku rundi rwego. Mbega mbabazi, mbese Danieli azahabwa igihugu cyangwa ntari bugihabwe? Mbese Danieli ari buyobore cyangwa ntabwo ari buyobore? Byanga bikunda Danieli araza kwicara mu ntebe ye, kuko abanzi be bakozwe n'isoni. Imana ishimwe cyane. Ukwezi kwa 10 ni ukwezi ko kwicara mu ntebe yawe. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo umwami aravuga ngo noneho rero munzanire abo bagabo nabo tubajugunyemo turebe uko biza kugenda, niba nabo bafite Imana iraza kubarokora. Amen. Ngo zabasamiye mu birere zirahekenye. Ndashaka kuvugana iki nawe? Ntuterwe ubwoba n'iryo deni nirishaka kukwereka ko utajya ku rundi rwego. Ntuterwe ubwoba n'uwo mwijima uri imbere yawe. Oya. Ntuterwe ubwoba n'iyo ndwara iri imbere yawe. Oya. Ntuterwe ubwoba n'uwo mukoresha wakubwiye amagambo mabi. Ntuterwe ubwoba n'abanyamashyari baguhagurukiye. Ntihagire ikintu kigutera ubwoba, kubera ko niyo umuntu ari mu ntare, marayika araza agahagarara nawe akabumba iminwa yazo. Ndarahira Imana yamamagaye uyu marayika ari gatatu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, umva gato, urasoma 9 yonyine, usimbuke usome 13 na 14. okay, dusome mu izina rya Yesu. Yesu wa 5 umurongo wa 9 hanyuma wa 13 na 14. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. 13. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso. Manura gato hasi studio. Okay. Okay. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? 14. Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Amen. Reka tujye no muri Danieli ibice 6. Danieli ibice 6. Danieli 6 turahera ku murongo waho wa mbere. Danieli 6 guhera ku murongo waho wa mbere. Usome mu izina rya Yesu. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi yari amaze kugenda ugeze 17. Okay. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi yari amaze nk'imyaka 60 niba iravutse. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose.
kandi abaha n'abatware bakuru batatu. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Haleluya. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli yari Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, aba batware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe usabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyiraho ukuboko k'urwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama gatatu mu munsi, asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe abigenza. 12. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye, ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani, ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramubasubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritavuguruzwa. 14. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we, wo mu banyagano b'Abayuda, ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. 15. Umwami yumvise iryo jambo ararakara cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize, burinda bwira. Ba bagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. 17. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Amen. Amen. Komeza udusomere na 22 wonyine. 22. Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje abamarayika wayo, abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Amen. Amen. Reka njye mbasomere 26 aho ngaho nyine. 26 haravuga ngo,
umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose, uzayange yahakingirije mureke nze gatoya, yandikira abami b'amoko yose yandikira abantu. 26. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: amahoro agwire muri mwe. 26. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danyeli, bahindire umushyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo 27. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Haleluya. Kandi niyo yakijije Danyeli n'inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi, Danyeli agubwa neza. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagirire neza. Dusomye amagambo wagira ngo ni menshi, ariko ntabwo ari menshi. Turaza kuyahinira hamwe kugira ngo twumve mesaje y'Imana, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri aya magambo. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo turi mu kwezi ko kujyanwa ku rundi rwego. Abo twari kumwe ejo twavuze iyi nkuru. Umurongo wa 9 uravuga ngo nuko umwami, nuko Uwiteka aravuga ngo mbakuyeho, haleluya, mbakuyeho igisuzuguriro. Amen. Mbakuyeho igisuzuguriro. 5:9 Uwiteka abwira Yesu ati: none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Imana ihabwe icyubahiro. Babasuzuguraga bisobanuye ngo bari bamaze igihe babasuzugura, ariko Uwiteka aje aravuga ngo mbakuyeho igisuzuguriro. Kubera ko ntabwo Imana yakujyana ku rundi rwego ngo ikujyanane n'igisuzuguriro cyawe. Hari inshocero zimwe igomba kubanza kugukuraho, noneho ikakujyana kuri urwo rwego iri bivuga. Rero igihe yavuganaga nabo, irababwira ngo muri iri jambo, ari ryo jambo dufite muri uku kwezi kwa 10, irababwira ngo ni ukuri njye Uwiteka mbakuyeho igisuzuguriro. Amen. Babasuzuguraga. Ntabwo igisuzuguriro ntabwo gishobora kubaho ari nta bandi bahari. Hanyuma hepfo dufite ijambo rivuga ngo Yesu wayubuye amaso. Yari mu gihe cyo kugira ngo bajye ku rundi rwego. Yesu wayubuye amaso ngo asanga hari marayika uhagaze aho ngaho. Aramubaza ngo mbega uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Marayika aramubwira ngo hoya, ntago ndi uwo mu babisha bacu, ngo ahubwo nje nonaha, haleluya, nje nonaha kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ndashaka umfashe, tugiye kubisubiramo bwa kabiri kugira ngo uze kumvira ijambo neza. Nje nonaha kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Iyi nkuru turi kuvuga iri mu buryo bw'iyerekwa, iri mu buryo bw'umwuka. Ingabo z'Uwiteka, Isirayeli zari ingabo z'Uwiteka, ariko aba bantu mu buryo bw'umubiri baragaragara nk'abantu nk'uku mbareba, ndetse Bibiliya ivuga ko Yesuwa yari umugaba wabo, ariko ijuru ryari rifite indi sapoti ritanga itagaragara. Ariko mu iyerekwa Yesuwa nubwo yari aziyoboye, yari abizi ko hari undi mugaba umusumbya amaboko, yari abizi ko hari undi mugaba amurusha imbaraga. Mu yandi magambo, ibyo ushinzwe kwinjiramo birakurusha amaboko, cyangwa abantu babona ubishoboye, ariko ujye wibuka ko atari wowe. Hari marayika ugendana nawe utagaragara,
ab'isi batabona, abakurwanya batabona, ababona ko igisuzuguriro cyakugumaho batabona, ariko uwo marayika aba ari hafi yawe aho ngaho. Haleluya! aba ari hafi yawe aho ngaho. Uwo rero niwe wari uri kumwe nande, niwe wari uri kumwe na Yesuwa bajya i Yeriko, bajya kurimbura Yeriko. Uyu marayika bisobanuye iki? Bisobanuye imbaraga z'Imana. Rero uyu marayika ni umurwanyi uhoraho. Isaha iyo ari yo yose Imana yamubwira ngo haguruka ugende, kubera ko umuntu wanjye ageze ahantu akeneye imbaraga zanjye. Umuntu wanjye ibintu ari kunyuramo bikeneye sapoti yanjye, bikeneye imbaraga zanjye. Noneho abantu bakabona uciye mu bintu, bakabona imbere ugize success, bakibaza ariko byagenze gute? Kumbi hari marayika wari uri kumwe nawe. Abantu bakabona imbaraga zawe ariko ntibabone uwo marayika. Uyu marayika niwe waje kureba Gideyoni, aramubwira ngo Gideyoni we, ngo wa munyembaraga we, ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, ngo mbese Uwiteka ntari kumwe nawe. Uyu marayika niwe wabonekeye nani ku mbuga ya Arunoni mu gihe cya Dawidi, akora ibintu bikomeye. Niwe waciye muri Egiputa. Uyu marayika ahoraho, ndamugira nawe uramugira, agendana n'abantu b'Imana. Bibiliya ivuze iki rero? Nababwiye ngo turi mu kwezi ko kwinjira ku rundi rwego, ko kujya ku rundi rwego. Bibiliya ivuze inkuru y'umugabo bita Danyeli. Umugabo bita Danyeli ni umugabo afite amateka akomeye mu bwami bw'Imana. Ni umugabo afite amateka akomeye mu bahanuzi. Ni umugabo afite amateka akomeye mu bantu bavuganye n'Imana, mu bantu bakoreye Imana. Danyeli ni umugabo afite amateka akomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero Danyeli agira igihe Bibiliya yatubwiye ngo umwami ngo ategura kugabanya igihugu, ngo muri uko kugabanya igihugu ngo byasabaga ko habamo ibice bitatu. Noneho muri ibyo bice bitatu hasabwaga abantu batatu. Haleluya! Hasabwaga abantu batatu bazaba bayoboye buri gice, buri ntara. Muri abo bantu batatu hari harimo na Danyeli. Danyeli nawe yagombaga guhabwa kuyobora. Danyeli nawe yagombaga guhabwa intara. Umwami yari yamuteguye nk'umuntu agomba gukura ku rwego akamujyana ku rundi rwego. Aba bana na Danyeli bamenya amakuru ya Danyeli, ko ari igihe cya Danyeli cyo kuva ku rwego akajya ku rundi, ko ari igihe cya Danyeli cyo kwakira. Ndashaka mu nyumve hano hantu, nubwo twasomye imirongo myinshi, ariko uyu murongo niwo ndi gushaka cyane. Studio nibaza kubona bangaruye iyo Bible, ndashaka iyi mirongo uko ari itatu nyisobanure cyane. Ngo Danyeli haboneka inkuru, haboneka igihe cy'umwami gutekereza ko agiye kumuha kuyobora intara. Iyo usomye iyo mirongo biravuga ngo umwami yendaga kumugabira ifinki n'igihugu, ariko ndashaka kukwereka ibihe bya Danyeli agiye kwakira, ageze ku marembo yo kwakira urundi rwego, ageze ku marembo yo kwakira ikindi kirere. Umwami arabitegura. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yo muri studio nayo hari igihe itinda. Aha, reka dusobanurire ijambo neza, ntaza kurivuga uko ritari. Okay. Umurongo wa kabiri bari buduhamanura. Ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru batatu. Umwe muri abo yari Danyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Danyeli aratona cyane kuruta abandi batware n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami
yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Haleluya. Aha niho nashakaga cyane, ndaza kugaruka mu kanya dusome n'umurongo wa 5. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya yavuze ngo umwami hari ibyo yateguraga, hari ibyo yateganyaga. Mu yandi magambo, hari ibintu ijuru riri gutegura ku bwawe, hari ibintu isi y'umwuka iri gutegura kukwinjizamo. Daniyeli arategurwa kuyobora, arategurwa guhabwa intara nini yo kuyobora, ndetse ngo yatonye ku mwami kugeza igihe umwami yenda kumuha igihugu. Ibuka ko ibyo ni ibiri gutegurwa ariko ntabwo arabyakira, ni ibiri gutegurwa ariko ntabwo biraba. Rero ndashaka kuvuga n'iki nawe, muri uku kwezi kwa 10 hari iyerekwa ry'ibintu biri gutegurwa ku bwawe, hari iyerekwa ry'ibintu biri gutegurwa ku bwanjye. Ijambo rirambwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ngo kandi n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Rero Daniyeli amaze iminsi ari ku rwego rumwe, ariko muri uyu murongo wa 6, muri iki gice cya 6, turabona Daniyeli ajya kwakira, turabona Daniyeli ajya guhabwa ikindi kirere, turabona Daniyeli ajya guhabwa, my God, ajya guhabwa ibyo atari afite. Nivuga Daniyeli wumve wowe, barashaka kumujyana ku rundi rwego, arenda kwicara mu yindi ofisi atari arimo. Ariko igihe ibyo biri gutegurwa, rero ndashaka kuvuga n'iki nawe, bamwe umurongo wa 5, igihe ibyo biri gutegurwa kugira ngo abyakire, kugira ngo ajye ku rundi rwego. Reka wumve sasa ibyabaye mu murongo wa 5. Ngo abatware abakomeye b'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravuga bati, nta mpamvu tubonye kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Munyumve neza, hari itsinda rigizwe n'umwami riri gutegura ko Daniyeli azamurwa akajyana ku rundi rwego, riri gutegura ko Daniyeli yicara mu yindi ntebe, riri gutegura ko Daniyeli yakira ikindi kirere, yakira ibindi atari afite. Doko ahabwa sinzi ko ndabisobanura ngo mubyumve, ahabwa ikindi cyubahiro. None dufite n'irindi tsinda ku ruhande ryamaze kumenya ko Daniyeli agiye kwakira, kandi iri tsinda ntabwo riba kure ya Daniyeli, iri tsinda riba hafi ya Daniyeli, iri tsinda ribana n'umwami, iri tsinda rifite amakuru y'ibyo Daniyeli agiye kwakira. Hanyuma iri tsinda riravuga ngo ni gute Daniyeli yakakira iki kirere, kandi wibuke nabo bagombaga guhabwaho, ariko baravuga ngo ese ni gute Daniyeli yahabwa iki kirere, ni gute yajyanwa ku rundi rwego, kandi twebwe nidushaka kwava kuri uru rwego. Ngo bakora inama yo gutegura uburyo Daniyeli atakandagira muri uru rwego. Mana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, niba ndi kuvuga kuva ku rwego ujya ku rundi, nuze kumva nk'umwana bambitse uniform ngo ajye ku ishuri agahita yumva byose birangiye, kuko azi ko imodoka iri mu rupangu mu kanya baramushyiramo, niba nta n'ihari baramushyira kuri moto agende, urugendo rwe rwose ruba ari success, nta kibazo afite, kuko afite mama, afite papa, byose nibo bireba. Nuze kumera nk'uyu mwana, kuva ku rwego ujya ku rundi rwego kuva ku rwego ujya ku rundi rwego. Nubwo Imana iteguye kugutwara ku rundi rwego, biragusaba kugira imyumvire itandukanye n'urwego wari uriho. Urwego ugiye kujyaho ruragusaba kugira indi myumvire. Hari abantu rero bashinzwe kurwanya ikirere cyawe, bashinzwe kurwanya urwego ugiye kujyaho, kandi bagomba gutegura uburyo ubwari, ntibayoberwa igihe, baba bazi igihe ugiye kubyakirira, baba bazi igihe ugiye kwakira ikindi kirere, baba bazi igihe ugiye kwakira iyindi promotion, baba bazi igihe
ndabisobanura gute ngo mubyumve barokore? Mu isi y'umwuka munyumve cyane, ngo bategura uburyo, haleluya, bategura uburyo bananiza Daniel. Kandi uburyo bagiye kunaniza Daniel ese ni ubuhe? Ngo bamushakamo amafuti baramubura. Ntabwo bazamubona mu kabari, ntabwo bazamubona mu busambanyi, ntabwo bazamubona mu matiku, ntabwo bazamubona ahantu aho ariho hose. Baravuga ngo noneho dusigaje inzira imwe, ngo tugomba gushakira Daniel ku mana ye. Niki bari bukore ku mana ya Daniel kugira ngo babuze Daniel kwinjira mu rwego agomba kujyaho? Ariko nkubwire ikintu kimwe, icyo nkundira Imana, iyo yateguye ntabwo iterwa ubwoba n'abashinzwe kurwanya ibyo Imana iri gutegura ku buzima bwawe. Oya, ibyo ntabwo biyitera ubwoba. Ibyo ntabwo biyitera ubwoba. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Daniel, abo bantu ngo barategura. Ariko ko dufite abantu bazi gutegura, kubana n'abantu bazi gutegura, abantu mugendana ko bazi gutegura, ngo bategura ikintu kiraza gushyira urukuta hagati ya Daniel n'umwami, kandi umwami niwe agomba kuzamura Daniel. Kandi bategura ikintu kiraza gushyira urukuta hagati ya Daniel n'abo yari agiye kuyobora. Ko urumva umuntu wasuzuguye umwami yayobora gute se? Bateguye ikintu cyo kumwangisha buri muntu wese. Ariko ngenda shaka mu byumve mu buryo bw'umwuka, hari igihe haba hari ikirere ugiye kwinjiramo. Yosefu kugira ngo yinjire mu masezerano byamusabye kunyura imbere ya muka Potifari, akamubona yambaye ubusa, ariko akamureba akavuga ngo wowe uri igipusi mu nzira yanjye, ntabwo nakugirira na peti na gakeya. Ashyira ku ruhande, akomeza inzira yo kujya mu masezerano ye. Ngo agere imbere bamwinjiza muri gereza, aravuga ngo ntacyo bitwaye, ariko icyo nzi ni kimwe, hari ahantu navuganiye n'Imana mwe mutari mwazi. Ndashaka kuvuga n'iki nawe? Kuva ku rwego ujya ku rundi habaye intambara z'abadashaka kurujyaho, kandi ni abateguzi cyane, ariko bategura batategura. Oh my God, haleluya. Bakorera munsi y'ikirere cy'Imana yawe, baturanye nawe, baziranye nawe, bazi imigambi yawe, bazi uko waryamye, bazi n'uko wabyutse, ariko ntibazi uko Imana iri kubitegura. Ntabwo bazi uko Imana igiye kubirangiza. Haleluya. Daniel ngo baravuga ngo turaza kubikora gute kugira ngo Daniel atajya ku rundi rwego? Reka mvugane nawe, icyo bari bukora icyo ari cyo cyose urarujyaho by force by fire. Icyo bari bupanga icyo ari cyo cyose urarujyaho by force by fire, kuko Uwiteka barusha amaboko. Mpera Imana icyubahiro. Imana yacu barusha amaboko. Imana yacu barusha amaboko. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo baragenda bahimba ikintu, kandi koko cyari ikintu gikomeye. Baravuga ngo mu minsi 30 ngo reka tubwire umwami. Ariko urabaza abantu ukuntu bazi gushukana. Ngo reka tubwire umwami ko mu minsi 30 umuntu uzasaba ikindi, uzasaba ikintu undi muntu utari umwami, uwo muntu azaba acumuye, kandi uwo muntu azajugunywe mu rwobo rw'intare. Ariko ubwo bamukatiye basi n'iminsi 20 gusa cyangwa amezi, ariko ubwo urwobo rw'intare. Uzi kubana n'abantu bafite inzobo z'intare ariko bazi aho ziri. Hanyuma Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo baragenda babibwira umwami. Umwami arabyemera, yumva ko ari sigise gusabwa n'abantu bose, ariko ntiyarazi ko hari umuntu bari guhiga kugira ngo bamubuze kujya ku rundi rwego. Uzi abantu bakugambaniye mu kazi kugira ngo umukoresha wawe atakuzamura. Uzi abantu bakugambaniye mu nshuti zawe, inshuti zawe zikakubona nk'aho waciye nk'amabere. Noneho
bakavuga ariko se aba bantu ko se ko babana nawe ko baziranye nawe se none se ikibazo cyaba ari ikihe se? Barabyemera batazi ibyo ari byo. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi habayo intambara, habayo ibihe bidasanzwe, ariko ntabwo ari ibibuza umugenzi kurujyaho. Ahubwo ni ibitegura umugenzi kujya kwicara muri iyo ntebe. Imana ishimwe cyane. Ni ibitegura umugenzi uburyo azaba akomeye aho hantu kuri urwo rwego, kuko imiterere yo ku rwego rwo muri metero ebyiri itandukanye n'urwo muri metero eshanu. Hari intebe zose ni intebe, reka mvugane nawe, intebe zose ni intebe, ariko ntabwo intebe zose ari zimwe. Imana ishimwe cyane. Hari intebe ziba zitandukanye. Ejo bundi na positinze ntuza egre Kagoma, hanyuma umuntu arambaza ngo ariko kuki upositinze iyo ntuza? Ndamubwira hoya ni ibintu bisanzwe gusa, ariko hari icyo nashakaga kuvuga. Kubera iki? Nzabibategurira, ndabakopeje iyo nyigisho nzayibigisha, iri muri Bible, iri muri Bible. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga n'iki nawe, barategura neza bashyira ibintu aho ngaho. Umwami arasinya amategeko ngo hanyuma Daniel yumva ayo makuru. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo Daniel acyumva ayo makuru ngo aragenda arangaza amadirishya, aragenda arangaza amadirishya. Uzi icyo bisobanuye? Aravuga ngo nubwo abanzi banjye bahari, ariko Uwiteka nawe arahari, ntawe ndi bubihishe, reka mbishyire ku mugaragaro, reka mvugane nawe. Uramenya utajya gucukura icyobo cyo kwihisha abanzi bawe. Oya, zamuka hejuru bakubone, bakubite bakubone, nabo mu kanya gato baraza kubona Imana hafi yawe, baraza kubona Imana batazi ahandi iturutse. Nujye kwihisha, ngo aragenda arangaza amadirishya, ngo noneho ngo arapfukama arasenga, ngo abantu barabibona ku mugaragaro, n'abagabo barabihamya, ngo ba bagabo basubira ibwami, bajya gushaka umwami. Uzi abarozi bari kurwanya iterambere ryabo, uzi abadayimoni bahagurutse kugira ngo utajya mu iterambere ryabo, ariko bahaguruka batahaguruka Uwiteka yabivuze, urajya ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo baragenda babwira umwami, ngo baramubwira ngo ariko wabimenye? Undi ati biki? Ati harya umva ukuntu ari abahanga, harya ntabwo ari wowe watoye itegeko rivuga ngo umuntu wese uzasaba ikintu undi muntu atari wowe, uwo muntu azajugunywe mu rwobo rw'intare? Undi ati ni njye nyine naritoye. Hari umuntu se watinyuka gusuzugura itegeko ryanjye? Ko buriya bavuga ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntabwo ryakukaga. Baramubwira ngo reka tukubwire ngo abantu bose ngo bubashye itegeko ryawe, ngo ariko umuntu umwe wo mu banyagano, umva ahantu bahereye. Buriya umuntu iyo ajya kugukubita arabanza agahera ku ntege nke zawe abonaho. Ngo umuntu umwe wo mu banyagano, ngo Daniel wo mu banyagano, Bwana asifiwe, ngo Daniel wo mu banyagano, mbese umuntu utari ukwiye kubikora, ngo uwo ni we wenyine wasuzuguye itegeko ryawe. Biravuga ngo umwami nta nubwo yari afite ikibazo kuri Daniel, ngo umwami yihata Daniel ngo arebe ko yamukiza, ariko biranga. Ngo barongera basubirayo bwa kabiri, ngo baramubwira ngo Daniel ngo n'ubundi ngo yarongeye asuzugura itegeko ryawe. Mana dutabare kandi tugire neza. Ngo umwami abuze uko abigenza ku bw'itegeko, ngo aravuga ngo nimugende muzane Daniel ngo mumujugunye mu rwobo rw'intare. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo baragenda bazana Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, ngo barenzaho igitare, ngo umwami araza agishyiraho ubushishi, mu yandi magambo arapfuka neza kugira ngo intare zibone ibyo kurya. Ariko uwo wari umurongo wa kangahe? Bangarure Bible, uwo wari umurongo wa kangahe Sylvie, niba wibuka neza? Bangarure Bible, ndahita mpabona. Bangarure Bible.
zamuka, komeza uzamuke, komeza uzamuke, komeza uzamuke. 14, komeza uzamuke. 17, nuko umwami 17 arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka, haleluya, Imana yawe ukorera iteka iraza kugukiza. Ngo maze 18, maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite cy'abatware be, kugira ngo ahomaho ikimenyetso cye bwite kugira ngo ategetse ko kuri Danieli bidahindurwa. Siriva insomero uwo murongo neza. maze bazana igitare 18, reka nsomere hano. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Ibi byose biri gukorwa kugira ngo Danieli atajya kuyobora intara, Danieli atajya kuyobora igihugu, Danieli atajya mu yindi revo. Ariko Imana ya Danieli yari itaragahindura umugambi wayo, nubwo habonetse abawurwanya. Ntabwo ari igitangaza ko umugenzi agira igihe ahura n'abarwanya iterambere rye. Ntabwo ari igihe ko umugenzi ahura n'abamurwanya kandi bagakoresha imigambi bateguye, ku buryo rimwe na rimwe umuntu ashobora kugira ngo abantu bashobora kugira ngo wabaye mubi. Hari abantu bafite irindi banga ryabo wowe utazi. Hari abantu bashaka ko uwo muntu atagera aho agomba kugera. Buriya abadayimoni ntibashobora guhusha igihe cyawe cyo kujya ku rundi rwego, ntibashobora kuyoberwa ko igihe cyo kujya ku rundi rwego kigeze. Ariko Imana nayo irabizi ko iyo ari igihe cyawe cyo kwimurwa, iyo ari igihe cyawe cyo kujyanwa ku rundi rwego, irabizi ko aho haba ibitero bikomeye, aho haba intambara zikomeye. Mana dutabare kandi tugirire neza. Haleluya. Buriya ntabwo abantu bashobora kuza kubaririza umukobwa ngo ariko iwabo ngo bigenda gute, ngo ariko ngo nyina ngo yitwaraga gute, ari nta fiyanse waberetse. Iyo ugaragaje fiyanse niho abantu batangira kubaza, ariko biriya birenge ni ibyo kwa se, ni ibyo kwa nyina. Ariko kuko ugiye kujya ku rundi rwego, abantu batangiye gukontorora utuntu tutabareba, kandi urwo rugo ntimuzarujyanamo nabo, si nabo bazabana nawe. Ariko kugira gusa batangire, hariho n'ubirwanya adateze kuzigera aba umugore w'uwo musore. Ariko urazi kubona umugore washatse afite iwe mugabo n'abana, ariko urwanya umukobwa ngo adashakwa n'umuntu kandi atazigera amushaka. Ntabwo ari igitangaza, nuko hari urwego ugiye kujyaho. Iyo umuntu ajya kujya ku rundi rwego, hari intambara arwana. Hagati y'aho uva n'aho ujya habamo intambara ugomba kurwana. Mana dutabare kandi tugire neza. Biravuga ngo Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare, ngo barangije barakinga, bashyiraho n'igitare, ngo umwami ariko mbere y'uko agishyiramo, ngo aramubwira ngo Danieli nubwo ugiye, ngo Imana yawe ukorera iteka, ngo ndabizi ko iraza kugukiza. Mana ishimwe cyane. Reka mvugane nawe. Imana wubashye iteka, Imana wagendanye nayo, Imana wakoreye muri uku kwezi kwa 10, nubwo bamaze iminsi barwanya iterambere ryawe, nubwo bamaze iminsi bakubita ikirere cyawe, ariko uku kwezi ugiye kujya mu kirere cyawe, ugiye kujya ku rundi rwego kubera Imana yawe,
kubera Imana wagendanye nayo, kubera Imana wakoreye. Imana ishimwe cyane. Nibishaka biba ari iminota mike wamaze imbere y'Imana, nibishaka biba ari ituro rito watanze imbere y'Imana, rigiye kuvuga muri iki gihe, rigiye gusakuza muri iki gihe, kugira ngo abanzi bawe bamenye ko wigeze ubana n'Imana. Bamushyira muri icyo gitare, ba bagabo bajya gusereburetinga, baragenda rwose baricara. Ebana, mutuzanire 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 mutuzanire, baricara bahanaga hayi fayive, baravuga bati turabikoze. Bakajya bakora imibare, bakareba uburyo intare ziri kumuhekenya, bakavuga ngo ariko sha, ebana, umuginga yari atuyoboranye bana, siko yarangiye kutuyobora nari, ati byarangiye, ntabwo azakiyobora, ntabwo bizashoboka, uko ibintu umwami yigize amutonesha, turebe noneho aho bizagenda. Intare ziri hari nazirokoka turabe. Ngo bahanaga hayi fayive. Hari abantu baserebura mu byago byawe, hari abantu baserebura ngo wagezweho, ariko reka mvugane nawe, haleluya, reka iyo akurokoye cya gihe, bajye bamenya ko n'ubundi biri bukurokore. Imana ishimwe cyane. Iyo agendanye nawe badahari, ntaho iba yagiye. Muri urwo rwobo rw'intare, hejuru hariho igitare, munsi harimo intare. Mbese niki cyarokoye? Niki cyarokoye Daniel? Mbese aba bantu bazagera ku mugambi wabo? Mbese Daniel azajya ku rundi rwego cyangwa ntabwo azarujyaho? Azarujyaho mu izina rya Yesu. Ngarurira Bible dusoma umurongo ukurikira hepfo. Wumva uburyo Imana ijya igendana natwe tutabizi. Wumva uburyo Imana igiye kugendana nawe, nubwo abantu batangira, ariko Imana igiye kugendana nawe. Aha, manura hepfo. 22. Aha, yego, naho 22. Umusomyi wanjye ari he? Yancitse. Reka dusome 22. Na 3 nawe urayisoma. Daniel asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, nyagasani Aha. uhoraho, Aha. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Marayika, Imana yagize gute? Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, Imana iguha umugisha. ntacyo zantwaye. Amen. Mbere Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bibiliya iravuze ngo Daniel iki kiganiro ari kugikorana n'umwami. Umwami aramubaza ngo mbega Daniel, wabashije kubaho, uracyariho, Imana yawe iracyakurinze? Daniel aramusubiza ngo umwami Imana, haleluya, yohereje marayika wayo. Uyu marayika niwe wabonetse cyagiye ku bwa Yesu. Araza aramubwira ngo nje kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Hanyuma ageze mu rwobo rw'intare Daniel, Imana ishimwe cyane, ageze mu rwobo rw'intare Daniel, ngo bamaze kurenzaho igitare, Imana ya Daniel ngo yohereza marayika wayo, haleluya, ngo aramanuka ntiyajya hejuru y'igitare, ahubwo aramanuka ajya mu rwobo ndani, ngo yicaranamo na Daniel, ngo arangije abumba iminwa y'intare, ngo atangira kuganira na Daniel. Ni nkaho yakamubajije ati, rega isi intare ntacyo ziri bugutwara, nje kubumba iminwa yayo. Ni for praise of fire mandora shayivotra. Hari marayika Imana iteguye kugira ngo abumbe iminwa y'intare zari zigiye kuguhekenya, kugira ngo utajya kuri revo yawe Imana iteguye. Uyu marayika ntabwo yoherezwa n'abakorege. Uyu marayika ntabwo atumwa n'inshuti zawe, oya, ntabwo atumwa n'abo muvukana. Uyu marayika commanding ayihabwa nijoro. Imana ishimwe cyane, haleluya. Uyu marayika uku kwezi kwa 10 aje kugendana nawe. Uwiteka aramurekuye ku bwawe, Uwiteka aramwohereje ku bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, haleluya. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo marayika, ngo umwami Imana yohereje marayika wayo, ngo araza abumba iminwa y'intare. Mu yandi magambo, si uko zanze kumurya, ntabwo ari impuhwe zamugiriye,
ahubwo hari marayika waje afata iminwa yazo. Ntabwo ari impuhwe bakugiriye, nuko hari marayika ugiye kuza akabumba iminwa y'iminwa. Oh my God, Mana yacu ihabwa icyubahiro. Reka mvugane nawe, buri munwa wose wari wasamye ku bwawe, hari marayika w'Imana ugiye kuwubumba, ariko wowe ujye ku rwego rwawe, kuko Uwiteka icyo yavuze azagisohoza mu izina rya Yesu. Kuko niba agambiriye kukujyana ku yindi revo, nizo haraboneka intambara, haraboneka ibituma udashobora kuzamuka, haraboneka ibituma ushobora gusa nkaho ugiye gusubizwa inyuma, ariko kuko Imana ariyo yabiteguye, kuko Imana ariyo yapanze kujya ku rundi rwego, ifite marayika uraza kurwana iyo ntambara, akagucisha muri ibyo bintu kugeza igihe uragera aho Imana igambiriye ko ugomba kugera. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko hari abantu bariho banyumva none aha ngaha. Daniyeli yagombaga kwakira ikirere gikomeye. Nibyo, tumuzi nk'umuhanuzi, tumuzi nk'umuntu ufite amavuta, ariko yaragiye kwakira ikirere cy'icyubahiro cyo kuyobora. Ni ikirere gikomeye, ni iyindi ntebe. Rero haboneka abadayimoni b'amashyari bakomeye cyane, baravuga ngo uyu muntu ntabwo yakwicara muri iriya ntebe. Abantu bose bashaka guhirika intebe yawe, Uwiteka ahagurutse ku bwawe, Uwiteka ahagurutse kukurwanirira. Sinzi umugambi Imana igufiteho, sinzi uko iri bubigenze, ariko reka manurire ubuzima bwawe. Urwego rushya rwawe urarujyaho by force by fire. Ikirere cyawe gishya urakijyaho by force by fire. Hari abantu tubana nabo mu miryango, iyo ari bubone promotion ntihabura akantu gato akora bakamufunga. Promotion zarangiza gutanga bagasanga yari umwere. Ubwo buzima ni bw'abantu. Ibyo bintu bigiye kurangira ku buzima bwawe. Hari abandi bantu, iyo ubona ugiye kwakira ibintu byiza, hari igihe haza indwara, hari igihe haza ikibazo, hari igihe haza ikindi kintu kikaza gusa kudistabinga icyo kintu wari ugiye kwakira. Ibuka gatoya, mwibutse gatoya, musubize inyuma. Daniyeli yabanye na bano bantu, ariko umunsi bamenye ko umwami agiye kumugabira, niwo munsi bahagurukije amashyari. Reka mvugane nawe, gira imbaraga mu gusenga, niho honyine ufite imbaraga, kuko wowe ntiwashobora gutegura nk'uko bategura. Wowe ntiwashobora guhangana nabo uvuga amagambo. Bigusaba iki? Bigusaba gusenga, Imana ikajya kwihanganira nabo. Ni abahanga, bazi gutegura kugeza igihe babona aho baraza gukubita. Baravuga ngo kuri Daniyeli nta handi twabona icyaha, ariko ku Mana ye turaza kuhabona icyaha. Rero hari intambara zimwe tutarwanisha ikindi kintu usibye gusenga. Ariko ndi kuvuga iki? Kujya ku rundi rwego, kujya ku rundi rwego. Imana ishimwe cyane. Nubona hahagurutse ibintu bidasanzwe, wajya urwana udutambara dutoya, ariko nubona hahagurutse ibishyitsi, aha, umenye ngo sasa ni igihe cyanjye cyo kujya ku rundi rwego. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga iki? Bangarure Bible, dusome imirongo yo hepfo. Ibi ntago ndi bubihanure ku bwanjye, ndasomye nasomye iyo mirongo. Bangarure imirongo yo hepfo urebe ibyakurikiye. Marayika maze umwami yavuganye iki nawe? Tugende kuri 26. Makumyabiri na gatandatu. Umva uko havuga. Makumyabiri na gatandatu na gatanu niho murayumva neza. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. 26 aravuga ati, oh my God, nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli. Haleluya. Bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire umushyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. 27.
niyo irokora kabiri, igakiza gatatu, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Kandi niyo yakijije Daniel inzara z'intare. Imana ihabwa icyubahiro. Abakomeye bagiye kuvuga Imana yawe. Aha, 28. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi Daniel agubwa neza. Amen, amen. Mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Mpera Imana icyubahiro. Umwami Dariyo ngo amaze kumenya ko Daniel akiriho, ngo uwanditse urwandiko ngo Daniel apfe, ako mwamere Imana icyubahiro, yono yandika urundi rwandiko, ibiganza ni bimwe, amaboko namwe, ariko kuko Imana inesheje, noneho yandika mu yindi verisiyo, yandika mu bundi buryo, atanga iyindi mesaje iyo utandukanye n'iya mbere. Reka mvugane nawe, hari indi mesaje igiye kuza ku buzima bwawe, ngo aravuga ngo yemwe bantu bo mu bwami bwanjye mwese, ngo aho muri hose mu nyumve. Haleluya, amen. Ngo aho muri hose mu nyumve. Mana ishimwe cyane. Ngo lote sive bora arashayivuta, ngo guhera uyu munsi, ngo Imana ya Daniel aba ariyo Mana izubahwa, ngo kandi muzahindire umushyitsi imbere y'iyo Mana. Aramanuka avuga ubuhamya bwayo, aravuga ngo ni Imana irokora, ngo kandi ni Imana ikiza. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana itari bayani, dufite Imana irokora, kandi dufite Imana ikiza. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ni Imana ikora ibitangaza mu isi, ngo ndetse ikabikora no mu ijuru. Imana ishimwe. Aravuga ngo niyo Mana niboneye n'amaso yanjye. Haleluya. Ngo nayibonye ikiza Daniel inzara z'intare. Imana ishimwe. Hari urwego ugiye kujyaho, rugiye gutera abantu kuvuga imirimo y'Imana, rugiye gutera abantu guhindura bakabona amaboko yayo, rugiye gutera abantu guhindura bakabona gukomera kwayo. Nta gihe na kimwe umwami yari yarigeze ahimbaza Imana ya Daniel, ariko ngo avuye muri uru rwobo aravuga ngo namenye ko ari Imana irokora kandi ikiza, namenye ko ari Imana ikora ibitangaza mu isi no mu ijuru. Icyo kirere kikwambare mu izina rya Yesu. Abantu bagiye kuvuga uburyo Imana ikora ibitangaza mu isi no mu ijuru, bashingiye ku byo yakoze ku buzima bwawe, kuko ugiye kujyanwa ku rundi rwego. Mbega mbabaze, mbese Daniel azahabwa igihugu cyangwa ntari bugihabwe? Mbese Daniel ari buyobore cyangwa ntabwo ari buyobore? Byanga bikunda Daniel araza kwicara mu ntebe ye, kuko abanzi be bakozwe n'isoni. Imana ishimwe cyane. Ukwezi kwa 10 ni ukwezi ko kwicara mu ntebe yawe. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo umwami aravuga ngo noneho rero munzanire abo bagabo nabo tubajugunyemo turebe uko biza kugenda, niba nabo bafite Imana iraza kubarokora. Amen. Ngo zabasamiye mu birere zirahekenye. Ndashaka kuvugana iki nawe? Ntuterwe ubwoba n'iryo deni, nirishaka kukwereka ko utajya ku rundi rwego. Ntuterwe ubwoba n'uwo mwijima uri imbere yawe. Oya. Ntuterwe ubwoba n'iyo ndwara iri imbere yawe. Oya. Ntuterwe ubwoba n'uwo mukoresha wakubwiye amagambo mabi. Ntuterwe ubwoba n'abanyamashyari baguhagurukiye. Ntihagire ikintu kigutera ubwoba, kubera ko niyo umuntu ari mu ntare, marayika araza agahagarara nawe akabumba iminwa yazo. Ndarahira Imana yamamagaye, uyu marayika ari kumwe nawe, uyu marayika aje guhagarana nawe, uyu marayika aje kugendana nawe. Abantu babyanga babyemera, uyu marayika aje kugendana nawe. Kandi we ntabwo abagaragara, baba babona wowe, noneho bakabona hari nk'ibintu batambitse, ariko bajya kubona ukabona uri gukomeza. Kumbi hari ukuntu marayika ari kujya agenda abivunagura, bakabona wowe amaboko ntanyeganyega,
uracyari wa wundi, bakakose bigenda gute, akabivunagura. Biravuga ngo Imana ibwira Kuro ngo nzakujya imbere, ngo nzajya ngenda mvunagura inzugi z'ibihindizo n'iz'ibyuma, ngo kugira ngo ndinganize ibitaringaniye imbere yawe. Ese Imana izamujya imbere igaragara ite? Ninde wayibonye imbere ya Kuro? Ntabwo igaragara, ariko ifite ukuntu igenda mu buryo bwayo, ikavunagura. Reka mvugane nawe. Daniel ari mu rwobo rw'intare, mbese yahamagaye umugore niba yaramugiraga? Mbese yahamagaye abana niba yarabagiraga? Hoya. Mbese yahamagaye umwami ko yamukundaga? Umwami yaramukundaga ariko ntacyo yabikozeho. Kura amaso ku nshuti zawe. Hari igihe inshuti zimanika amaboko, hari igihe abantu bamanika amaboko. Hari igihe bamanika amaboko. Petero yabwiye Yesu bari ku ipurato y'amafiriti n'ibirayi, bari ku isosi, bariho bavovora inkoko, aramubwira ati Yesu ndakurahiriye yamamagaye, sinzakuva inyuma, ntabwo nzakurekura, ntabwo nagusiga. Izo ni inshuti zo mu isi. Yesu aramubwira ati ariko Petero, ko mbona mu kanya uranyihakana gatatu. Petero aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka, njyewe ntabwo nakwihakana. Yesu aratuza aririra, ngo bagere hirya, bageze ku muriro abonye amacumu, abonye ibintu uko byasabye, abonye abagabo uko bameze, baramubwira bati wowe ntabwo wari uri kumwe nawe? Arababwira ati mwashyirwa iyo, ntabwo nziranye nawe, nta naho nigeze mumenya. Yesu yagombaga gutsinda intambara kugira ngo yambare ikamba ry'icyubahiro. Yagombaga gutsinda iyo ntambara kugira ngo ahabwe iyindi revo yuko yahawe ikirere cyo gucungura umwana w'umuntu. Bundi yari umwana w'Imana gusa, ariko yari atarahabwa icyubahiro cyo gucungura umuntu. Rero hari intambara iyo tujya ku yindi revo turwana. Izo ntambara birashoboka ko wayirwana n'abana bakakuvaho, birashoboka ko wayirwana n'abantu bakakurekura. Imana ishimwe cyane. Ariko ntabwo ari uko si uko Imana yakuretse, ahubwo ni uko hari urundi rwego ugiye kujyaho. Ukwezi kwa 10 rero ni ukwezi kwawe ko kujya ku rundi rwego. Ngo Daniel avuye muri urwo rwobo rw'intare, haleluya, ngo umwami yandika urwandiko, ariko rufite iyindi mesaje itandukanye n'iya mbere. Ko iya mbere inkuru zari zakwiriye ahantu hose, ngo ninde wasuzuguye umwami, ngo hari umuntu wasuzuguye umwami n'abatamuzi bakamumenya. Ariko icyo kigabo cyasuzuguye umwami ni cyane, ariko icyo kigabo kitumva ni icyahehe, ariko icyo kigabo cy'ikinyamafuti ni icyahehe. Urabyumva, ba bandi bamurwanya bari bagiye bakwiza inkuru ngo n'ubundi niyumva, n'ubundi arasuzugura, n'ubundi niko yabaye. Ariko turamwumvishije, kumbi bateguye iki? Kubera ko agiye kujya ku rundi revo. Ndashaka kuvugana iki nawe? Imana yampamagaye, Imana yampamagaye igiye kukujyana ku rundi rwego. Haleluya, haleluya. Ngo avuye muri urwo rwobo, ngo umwami aravuga ngo Imana ya Daniel yubahwe, ngo abantu bose bayubahe, abantu bose bagire bate? Abantu bose bayubahe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, kubwira abantu kuri umurokore ntabwo bihagije ngo bapfe kwemera Imana yawe. Gusoma ibitabo ukavuga itangiriro, ukazamuka ukavuga Balewi, ukazamuka ukavuga gutegeka kwa kabiri, ukavuga ingoma iza mbere n'iza kabiri, ukazamuka ukavuga ibyahishuwe, ukavuga ibyakozwe n'intumwa, ntabwo bihagije ngo abaturanyi bawe, abanyamashyari bawe bemere Imana. Dore ikintu Imana igiye gukora gisumba ibyo byanditswe kugira ngo bemere Imana yawe, ni ukubona ikujyana ku rwego bari barakubise kutazarugeraho. Bajya kubona bakabona wicaye muri iyo ntebe, aho niho bagiye kuvuga ngo ariko nubwo twigize bagapinzi, uyu muntu afite Imana. Imana ishimwe cyane. Biravuga ngo batega Pawulo ngo inshira, ngo hanyuma ngo baravuga ngo nitamwica ngo agapfa akindutse mu tugaye. Ngo bagiye kubona babona arajunguje akubise mu muriro, ngo babona ntacyo abaye, ngo barahindura bavuga ngo ni ukubera Imana. Ubwo se bayimutega bari bayobewe ko ari umurokore, bari bayobewe se ko afite Imana, ariko bari batarayibona mu mirimo. Uku kwezi Imana igaragarire mu mirimo, apana mu magambo. Uku kwezi Imana yawe yigaragaze mu mirimo. Erega kwa Farawo yigaragaje mu mirimo, babona inzoka inkoni ihinduka inzoka, babona oh my God. Imana ya Israel, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ubuzima bwawe buyibone mu bikorwa muri uku kwezi kwa 10.
Imana ishimwe cyane. Aya mezi asigaye, by force by fire, umwami agomba kuza kuvuga imana yawe, abagugose bagomba kuza kuvuga imana yawe, abanyamashyari bagomba kuza kwemera imana yawe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Mbere Imana icyubahiro niba uri kumwe nawe. Urwo rwandiko nta muntu uri buruvuguruze. Bibiliya iravuga ngo ku ngoma ya Dariyo, ngo Danieli agubwa neza. Mbere Imana icyubahiro kuko ugiye kugubwa neza. Imana ishimwe cyane. Mu kazi kawe ugiye kugubwa neza, mu rugo rwawe ugiye kugubwa neza, mu bana bawe ugiye kugubwa neza, mu mishinga yawe ugiye kugubwa neza, mu mubiri wawe ugiye kugubwa neza, mu byo akira ikirere cyo kugubwa neza. Ariko hari igihe wari umaze iminsi uguwe nabi, erega shari mu rwobo rw'intare. Buriya ni ukubera ko tuba dusomye inkuru mukumva ngo urwobo rw'intare, bamwe ntimunazi intare icyo ari cyo, mukumva igitare, mukumva ngo marayika araza abumba umunwa. Ntabwo mvuze urugendo rwo kuzijyamo. Ubwo se mugira ngo Daniel yarayobewe izo arizo? Mugira ngo se yari afite isezerano ko iraza kumurokora? Ni ukwizera, ariko wibuke ko yamanutse zasamye azirebesha amaso yawe. Reka mvugane nawe, hano harimo abantu mutafata inkoni ngo mwegezeho intumbi y'inzoka, kandi ni ikintu gikururuka gusa, bayikweretse mu muhanda hano ureri ko uhise useka nkaho utabishobora. Harimo abantu baguhaye inkoni bakakwereka inzoka yapfuye, nta nubwo wayegezayo ngo uyishyire ku ruhande. Tekereza rero, umuntu wabonye intare ikanuye, uze kujya muri Google ushaka ahantu iri gutontoma, hanyuma yayibonye ikanuye, ngo ariko Imana yohereza marayika azirusha amaboko. Reka mvugane nawe, hari marayika w'Imana ujya urwana intambara mu ruhande rwacu, akarusha amaboko ibiduhagurukiye mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro ishimwe, Mana y'amahoro iturengere kandi tugire neza, kuko uko niko Uwiteka ajya arwana intambara, uko niko Uwiteka ajya abigenza. Mana iturengere kandi tugire neza. Amen. Ngiye gusengana nawe, ariko mbere yuko dusengana, reka nsome iri jambo baduhe igitabo cya Matayo. Amavuta yo kujya ku rundi rwego yakire mu izina rya Yesu. Matayo 12. Matayo ibice 12, turahera ku murongo waho, turasoma n'umurongo waho wa 22. Umusomyi wanjye niba haramfashe, badahari ndirwariza. Matayo, turahera ku murongo wa 22. Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza, uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Amen. Komeza. Abantu bose baratangara, baravuga bati, mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli, umutware w'abadayimoni. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka. Umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, kwaba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Amen. Amen. 22 niho nashakaga tugende, nta kibazo. Bibiliya nushaka uyikureho. 22 haravuze ngo bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe n'abadayimoni, arayikiza, uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka. Iyi mpumyi nayo ivuye ku rwego rwo kutabona,
ivuye ku rwego rwo kutumva igiye ku rwego rw'abumva n'urwego rw'abareba. ariko mwibuke kano kajambo kavuga ngo bamuzanira. Bamuzanira. Niki bamuzaniye? Bamuzaniye umuntu utumva kandi utavuga. Kuki bamumuzaniye? Hepfo dufiteyo umurongo uvuga ngo abantu baratangara babonye utavuga avuze, babonye utareba arebye, ngo batangare. Baravuga ngo ibi bintu, aya mavuta, izi mbaraga, ngo baratangara. Ntabwo bari bababaye, ahubwo baratangaye. Baravuga ngo ibi ntibikunda, ngo batangare. Haza itsinda rya gatatu. Tubonye itsinda rya mbere ryazanye umuntu wari ubabaye, ufite ubumuga bwo kutumva no kutareba. Hanyuma tubonye itsinda rya kabiri ritangaye Yesu amukijije. Tubonye n'itsinda rya gatatu. Itsinda rya gatatu riravuga ngo ntimwirirwe mutangara, ngo ahubwo ni Bezebuli, umukuru w'abadayimoni, umuhaye kwirukana aba badayimoni. Iyi ni intambara Yesu yarwanye kubw'amavuta. Ndashaka kuvuga n'iki nama? Buri ruhande urwo ari rwo rwose muri uyu murimo w'Imana rushobora kugira intambara. Ushobora gukora umurimo w'Imana utabwiriza, utaririmba, utavuga, ariko ukagira intambara zivuga ngo urirata. Izo nazo ni intambara kugira ngo uve mu rusengero gusa. Iyo uvuyemo Satani aba akubonye. Ushobora kugira amavuta nayo ukagira intambara zituruka kuri ayo mavuta. Yesu agiye kurwana n'abafarisayo bapfa ko hari umuntu ukize, abantu baratangara. Nubona ukoze ikintu kikasakisesinga, nushaka ujya upfukama cyane usenge, abaserebura ibyiza byo ntibazabura. Ujye umenya ko sakisesi yose igira intambara zayo. Sinzi ko munyumva neza. Sakisesi yose igira intambara zayo. Abantu baravuga ngo ubwo reka sha ni dayimoni. Ariko tubonye Yesu nawe ajya mu ntambara yo kwisobanura. Arababara, aravuga ngo ariko se niba ubwami bwirwanya bwabaho gute? Mbese niba Satani yirukana indi Satani, ubwo bwami bwabaho gute? Rero ndashaka kuvuga n'iki nama? Urwego rwose uri kujyaho rugira intambara zawo. Ijambo nakuzaniye ni ukujya ku rundi rwego. Niba Yesu Kristo wa Nazareti yaragize intambara zituruka ku mavuta, ntushaka amavuta? Hano hari abantu mukeneye amavuta, ko mwubitse imitwe, ko muhise mugira ubwoba. Hano hari abantu mukeneye amavuta. Abayobozi b'icaniro barabizi, twarabivuganye mu gikari. Amavuta araryoha pe, araryoha, ariko nuyinjiza mu nzu iwawe ujye umenya ngo nturamenya aho ubusurira buturutse utabugiraga. Ibikunda amavuta ntibibura. Mu buryo bw'umwuka rero amavuta ntabura intambara, ntibikunda, kuko abangamira Satani. Rero ndashaka kuvuga n'iki nama? Yesu Kristo wa Nazareti uko yakora niko agikorana n'ubu. Buri kintu cyawe cyose kitari mu murongo wacyo agiye kugisubiza mu murongo mu izina rya Yesu. Amaso y'uyu mugabo ntiyari ari mu murongo wayo ngo arebe, ariko ngo amavuta ze asubiza amaso mu murongo wayo. Amaso arareba. Amatwi y'uyu muntu ntago yari ari mu murongo wayo, ngo amavuta ze asubiza aya matwi mu murongo wayo. Aya matwi ngo arumva. Rero buri kintu cyawe cyose kitari mu mwanya wacyo Uwiteka kiringanize mu izina rya Yesu. Uwiteka kiringanize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana Yesu wakijije uw'iki gihe aze nawe agukize muri ano materaniro mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Yesu Kristo uko yari ari niko ari nanone aha, kandi ndumva n'ubu hari umuntu agiye kugirira neza. Ngiye gushengana n'umuntu wumva yizeranye nanjye. Imana ishimwe cyane. Ngiye gushengana n'umuntu uri kwizera kwakira urundi rwego. Ngiye gushengana n'umuntu uri kumva ko hari iyindi revo agiye kujyaho. Imana y'amahoro iturengere kandi tugirire neza. Bitinde bitebuke, bitinde ntibitinde, icyo nzi ni kimwe: Uwiteka hari ikintu aje gukora ku buzima bw'umuntu wari uri muri aya materaniro. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Akira kujya ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Akira kujya ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Kandi Imana
mwiringiye nk'uko umuntu yiringira ikiganza cye. Ubuziranye nacyo, mwiringiye nk'uko umuntu yiringira ikiganza cye. Igiye gukora ibintu bidasanzwe, igiye gukora ibintu bidasanzwe. Haleluya. Umuntu bita ko Imana wababajwe no gukorera abandi. Imana ntabwo igiye kuguha akazi karuta ako wari ufite, ahubwo igiye kuguha revo yo kwikorera. Umwuka w'ubugaragu Uwiteka awukuye ku buzima bwawe, kuko yumvise intambara warwanye, yumvise amarira yawe. Ibiganza byawe nabyo bigiye kugira abagaragu, nawe ugiye kugira ikirere cyo kwikorera kuruta ko wajya ujya gukorera abandi, ahubwo nawe ubesheho abandi, abandi nawe babeho ku bwawe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro, kandi Imana y'amahoro itugire neza. Ndumva icyo kirere ko kikwambara mu izina rya Yesu. Ndumva icyo kirere ko kikwambara. Amen. Mama Sylvie, ndumva Imana imbwira ngo uku kwezi ugiye kumva inkuru nziza. Ntabwo nzi inkuru nziza ugiye kumva, ariko hari inkuru nziza numva Imana imbwira ngo ugiye kumva muri uku kwezi. Ndabizi ko utazampisha amakuru meza, ariko ndumva ikirere cy'Imana ko kije ku buzima bwawe. Hari inkuru nziza ugiye kumva muri uku kwezi, kandi Imana izabigenza neza. Amen. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro, kandi ni ukuri niwakire ikindi kirere mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ukwezi kutararangira, shira hari inkuru ijyanye n'abantu b'umumaro muzakonekitinga. Abantu b'umumaro muzakonekitinga. Ntabwo nzi abaribo, ariko wowe nukura nabo ndabizi uzabamenya. Hari abantu b'umumaro muzakonekitinga, biri muri gahunda zawe, ariko ndabona Imana iguhuza n'abantu b'umumaro, bikabyara ikintu. Iyo connection Uwiteka azayikora muri uku kwezi, kubera ko hari indi level mbona agiye kugutwaraho. Imana ishimwe cyane. Sinzi inzira z'Imana nawe, ariko ndumva indi level Uwiteka Imana ya Isiraheli igiye gukora ku buzima bwawe. Rero iyo level uyakire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe cyane. Amen. Simifu kama ni Simifu, umuntu turi kumwe nawe ari mu kazi, niba byemewe kuvugana nawe, sinzi ko anyumva. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uratwumva? Yego. Uratwumva? Yego. Ugiye kuba umuntu munini, ugiye kuba umuntu munini, apana umunini mu biro. Ugiye kuba umuntu munini mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu Imana igiye gukora, hanyuma uba umuntu munini mu buryo bw'umugisha. Ndabona Imana imbwira ngo ifunguye amarembo yawe. Hari ukuntu ibintu byawe byose byagendaga byifunga, ariko muri aya mavuta yo kujyanwa ku rundi rwego, numvise gusa Imana imbwira ngo iguhinduye umuntu mugari, iguhinduye umuntu mugari. Rero ni for prayer shave try. Ibicaniro byakubitaga iterambere ryawe, Imana irambwiye ngo mvugane nawe ngo iguhinduye umuntu mugari. Hari amarembo igiye kwagura ku bwawe, hari amarembo igiye kwagura ku bwawe. Ibyo biganza mbonye marayika bihanagura. Imana irambwira ngo ibishyizemo umugisha, ugiye kwakira ikindi kirere. Uko Daniel yakiriye ikirere kigatera abantu amashyari, niko nawe ugiye kwakira ikirere gitera abantu amashyari mu izina rya Yesu. Erega niba yagira, ariko Imana ikitujyanemo ntacyo bidutwaye. Icyo kirere ucyakire. Ndabizi neza zopaya mandora shayivotray, amarira urize nta yandi uzongera kurira. Uwiteka aje kurwana intambara mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Ndabona Imana igenda ikuraho utuntu dutandukanye, hanyuma ugahimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi Uwiteka ashyize uburinzi budasanzwe mu mubiri wawe. Hari ibintu byinshi akuye mu mubiri wawe, hari ibintu byinshi akuye mu nzozi zawe. Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro kandi kugire neza. Lord, igihe uzaba utari mu kazi, uzace mu gikari tuganire, nzakubwira ibindi bitari ibi tutarahangara. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro kandi kugire neza. Reka nkubwire, mwitegure muri uku kwezi, abantu bagiye kujya ku yindi level. Ubwo abantu barangaye, wowe nturangare. Hari level y'Imana yindi ugiye gutwarwaho mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Tugiye gusengana Imana. Ndabizi neza ko shoreye nemo takidore, ndabizi neza ko kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo Imana yashatse kujyana ku rundi rwego, hanyuma impundu zikavuga. Ndumva umuntu wari ufite ikibazo mu mavi, ariko ayo mavi Imana irayakijije muri kano kanya. Ntabwo uzigera wongera gutaka amavi. Imana ikijije amavi muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe cyane.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndumva umuntu Imana ikijije amara yizingaga, hanyuma agasa nk'aho akumva amara arasa n'ayizinga. Ndumva Imana imbwira ngo ikijije amara muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni fo preyizo paya mandora shayi votra shoreye nemonta kidore. Hari abantu mugiye gusinya amakontara meza, kuko Imana iriho iratwara abantu ku rundi rwego. Hari abantu mugiye gusinya amakontara meza, zopaya mandora shayi votra. Hari abantu mugiye gusinya amakontara meza, hari abantu mugiye gusinya amakontara meza. Hari abantu mbona ni fo peyira shayi votra, amapasiporo yabo agiyemo amaviza atandukanye, kandi azaba ari amaviza y'umugisha. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndumva kugendererwa n'Imana gukomeye ku buzima bwanyu. Imana yabanye nawe, wowe wari uri muri aya materaniro. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu Imana ikijije imbavu ze zari zirimo ikibazo gikomeye, ariko Uwiteka akoze igitangaza muri izo mbavu. Ndabona ko atazongera kurira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hari lote sive bora rashayivutra. Imana y'amahoro ishimwe ko hari umutungo utimukanwa wari uri kuburana. Imana irakuneshereje kandi Imana irakurenganuye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ndumva umugongo uriho urarwanywa n'abadayimoni cyane, ariko uwo mugongo Yesu Kristo awukozemo igitangaza. Ni fo preyizo paya mandora shayi votra shore. Uyu muntu wa note 10 ufite ubwoba bwinshi, ariko ndabona marayika iruhande rwawe. Galaxy note 10, reka tuvugane wowe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Ndabona umwuka w'ubwoba. Niki cyaguhahamuye? Ndatwite inda ni nkuru. Reka kugira ubwoba. Marayika w'Imana ahagararanye nawe. Amen. Nta kintu na kimwe kizagukoraho, kizaguhungabanya. Amen. Nta kintu na kimwe umurozi azatsinda. Buri kintu cyose, kandi umwana utwite ni inyenyeri ikomeye cyane. Haleluya. Ni inyenyeri ikomeye cyane. Amen. Ni inyenyeri ikomeye cyane. Haleluya. Haleluya. N'uburyo yagiye agaragara muri ubwo buryo mubyumvamo ni uburyo budasanzwe. Ni ukuri. Ndabeshya? Ni ukuri Ni uburyo budasanzwe. cyane. Ni ukubera ko ntabwo ari umuntu asanzwe. Ego, isi igiye kwakira undi muntu udasanzwe. Haleluya. 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 Wari ufite ubwoba bwinshi, kandi hari impamvu wari ubufite. Iyo ntabwo ndi buyivuge. Ariko marayika w'Imana ari kumwe nawe. Amen. Ari kumwe nawe. Uhumure. Uyu marayika wari uri kumwe na Daniel mu rwobo rw'intare, dore niwe ndi kureba iruhande rwawe. Amen. Kandi guhera uyu munsi kugeza ubyara, ugiye kugira imbaraga. Uzaba wumva nk'aho udatwite. Mbese sinzi ukuntu bigiye kugenda, ariko ibintu byose bigiye kugenda neza, kuko marayika aje guhagarara nawe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kandi ikugirire neza. Humura. Kandi nyuma y'uyu mwana, my God, wagira ngo avukanye amazahabu. Hari igihe cyiza cyane ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Amen. Abanzi bo bari bahari, ariko Uwiteka bakojeje isoni. Imana ishimwe. Uwiteka bakojeje isoni. Amen. Amen. Tugiye gusenga, ariko reka mvugane nawe. Ni ukuri Imana yampamagaye. Igiye kugutwara ku rundi rwego. Igiye kugutwara ku rundi rwego. Tekino 5. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Uranyumva? Imana irakuneshereje. Amen. Nabonaga igitero cy'abarozi
ariko data arambwiye ngo aje gutatanya izo mbaraga. Haleluya. Ufate ku mutwe wawe. Data, mu izina rya Yesu, shize uburinzi bukomeye kuri uyu mutwe. Ubise hasi imbaraga zose zigambiriye kwangiza umutwe we. Ndakumira kandi ndahagarika gukora kose kw'abarozi mu izina rya Yesu. Data, ariko umubere Imana kandi umubere byose. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uyu mutwe tuwushyizeho uburinzi bw'Imana, tuwushyizeho uburinzi budasanzwe. Urakoze Uwiteka kunyumvishe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana irwanya intambara ku bw'uwo mutwe wawe. Hari ibimenyetso wari ufite ariko byari bitarabareye, ariko Uwiteka arwanya intambara. Haleluya. Kandi ndabona Imana igukura munsi y'amaboko y'abarozi ikagushyira hejuru yayo, noneho ukinjira mu masezerano yawe. Ndabona kubuzwa, gusubizwa inyuma, kunyagwa, ariko Uwiteka aje kurema izindi nzira. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Umugisha nawe pastor. Aha, tugiye gusenga. Tugiye gusenga kandi ndumva kugira neza kw'Imana. Ndumva kugira neza kw'Imana. Ndumva gusubizwa kw'abantu hano. Hari abantu amasezerano yabo yarafungiranye ahantu, ariko ndumva Imana ivugana nanjye ngo ije gufungura amasezerano y'abantu. Ije gufungura amasezerano y'abantu. Zopaya mandora shayifotra ije gufungura amasezerano y'abantu. Kubera iki? Kuko hari urundi rwego. Erega Imana ije kudukuraho igisuzuguriro. Imana ije kudukuraho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuntu bita Karalise, ndabona marayika acagagura imigozi. Ari imigozi mbona marayika ari gucagagura. Yari ifunze ariko nkumva marayika ambwira ngo dore ndiho ndakatagura iyo migozi. Hari imigozi yari gufunze ariko marayika w'Imana agiye kuyikatagura. Ibimenyetso uzabibona. Hari ibintu ugiye kubona mu minsi mike, uzamenya ko ari iyo migozi yakaswe kugira ngo Uwiteka akwereke ko ari Imana yumvise gusenga kwawe. Kujya ku rundi rwego nubwo binyura mu ntambara, ariko iyo tuhavuye tugubwa neza. Amen. Ugiye kugubwa neza mu izina rya Yesu. Yesu habwa icyubahiro. Ese icyo kinyarwanda uracyumva? Ntabwo ngisobanukiwe neza. Ntabwo wumva ikinyarwanda cyo kugubwa neza? Kugubwa neza ndabyumva. Aha. Okay. Imana iguhe kugubwa neza rero. Amen. Imana iguhe kugubwa. Yakuze umuntu waguwe neza sha. Uzashaka abakuru bagusobanurire kugubwa neza. Zagushaka nawe usobanurire. Sawa, ntacyo bitwaye. Amen. Imana ya Israel ibaha umugisha kandi bagire neza. Ndabona hari ibiganza byari bitakaje ariko bigiye kongera kwakira. Uko twari muri message yo kwakira, ariko abanzi bakaza kutubuza kwakira. Wowe umaze iminsi ubuzwa kwakira, ni witegure, ni wakira amavuta yo kwakira mu izina rya Yesu. Nukuri ibyo birasohoye, ibyo birabaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba ari indwara wari urwaye, ndiho ndabona abantu benshi barwaye hano, ariko Uwiteka nkabona ari kugenda akora kuri buri muntu. Imana ikambwira ngo muri aya materaniro irimo irakiza indwara. Zopaya mandorasha irimo irakiza indwara. Imana ikambwira ngo dore mbajyanye mu bindi birere batari barimo. Rero wakire iyo message. Hari ikindi kirere cyawe ugiye kwinjiramo mu izina rya Yesu. Erega niba wari ufite ikibazo ukaba Imana igiye kugikura, biravuze ngo ujyanywe ku rundi rwego. Ariko turajya kurangiza, turajya gusoza uyu mwaka mwamaze kumenya icyo ndi guhanura icyo ari cyo. Turajya gusoza uyu mwaka. Bamwe mugiye kuva mu bukode, mu nzira mutari muzi, hanyuma mwicare mu mazu yanyu. Bamwe mugiye kuva ku mamoto, mwicare mu mamodoka yanyu. Bandi mugiye kuva, Mana yo mu ijuru, mugiye kuva mu bisuzuguriro, mwicare mu cyubahiro. Erega Uwiteka umva uko Dariyo yamuvuze. Yavuze ngo ni Imana irokora. Imana igiye kukurokora amaboko yaragufungiranye. Aravuga ngo kandi ngo namenye ko ari Imana ikiza. Ariko ubu Dariyo turushe kumenya
kumenya iyi Mana, ngo namenye ko ari Imana ikiza. Haleluya! Nanjye namaze kumenya ko ari Imana ikiza. Aravuga ngo kandi mubimenye bantu, ngo ni Imana ikora ibitangaza mu isi no mu ijuru. Reka mvugane nawe, ntabyo igiye gukora mu ijuru, irabikora hano mu isi, kuko niho turi. Niwakira Imana y'ibitangaza mu izina rya Yesu. Sinzi ibyo igiye gukora mu kazi kawe, sinzi ibyo igiye gukora mu rugo rwawe, ariko hari ibyo, ntabwo ndayira ijoro ry'ubusa. Oya, nagombaga kuba ndyamye nanjye nkaruhuka, nanjye nari naniwe, ariko ntabwo turayira ijoro ry'ubusa. Ndabizi neza ko iyamamagaye ariyo kwizerwa. Ni ukuri kose hari ikindi kirere ubuzima bugiye kwicazwamo mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Haleluya! Uyu muntu Galagisi 21, ibicaniro by'iwanyu bikubita inshako, bikubita ubutunzi, bikubita amahoro. Muri abantu mushobora kuba mu bihe by'agahinda gusa, ariko Uwiteka aje kurangiza icyo kirere ku buzima bwawe. Uwiteka aje kurangiza icyo kirere, kandi Imana ikuyeho umwuka w'urupfu. Ndabona wari igitambo muri uyu mwaka, ariko Uwiteka akuyeho umwuka w'urupfu. Nyamara mbabwire, muri aya materaniro nimushaka mureke ibyo murimo, mutangire mujye mushyiraho amashusho yanyu. Ntabwo najya guhangana n'umuntu wakuyeho video yiwe, ifoto yiwe muri iri joro, ariko wenda uri mu kazi sava, ariko utari mu kazi ni byiza iyo turebana biroroha. Ariko reka mvugane nawe, Imana ya Isirayeli igiye kukwicaza mu yindi ntebe. Haleluya, 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 haleluya. Intebe yawe iragaruwe mu izina rya Yesu. Ngo Imana ikura Danieli mu rwobo rw'intare, iranga imujyana kuri revo yiwe. Bakubitaho igitare, barashimangira, barafunga neza. Ariko umwana wavuganye n'Imana abasohokana mu gitare mu izina rya Yesu, abasohokana mu rwobo rw'intare, aragenda ajya kuyobora. Akira ikirere cyawe mu izina rya Yesu, akira umugisha wawe, akira revo yawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo dusenga Imana, mumfashe twizere, kuko Danieli yaravuze ngo erega mwami, Imana yanjye nta rubanza yambonyemo, kandi nawe ntabwo wari wambonyemo. Rinda agakiza kawe, rinda gukiranuka kwawe, rinda icyo wamenye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kwikorera imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nzi cyo ni kimwe, icyo nzi cyo ni kimwe, icyo nzi cyo ni kimwe, iyavuze no gusohoza irasohoza, kandi ni Imana yo kwizera. Aho uri hose wowe menya gusa ngo sinzi metero birakora, ariko icyo nzi cyo sindagumaho narindi, ngiye kujya ku yindi revo. Amen. Ngiye kujya ku yindi revo. Imana ishimwe cyane. Akira iyindi revo mu izina rya Yesu. Niba urwaye, ufata ahantu uri kubabara. Niba hari ikigeragezo, niba hari icyifuzo wari ufite, ntacyo bitwaye, ngiye gusenga. Wowe ukonekitinge n'ibirere byawe. Ni ukuri ko Imana yamamagaye. Ugiye kujya ku rundi rwego. Imana ishimwe cyane. Ugiye kujya ku rundi rwego, ugiye kujya ku rundi rwego, ugiye kujya ku rundi rwego. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana, ntabwo uri Bayali, uri Imana, ntabwo uri Dagoni, uri Imana ivuga kandi igasohoza ibyo yavuze. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Nyemerera muri kano kanya ijambo ryawe risohore ku buzima bwawe. Sengeye buri muntu wese wari uri hano, Mana, ngo yinjire kandi yicare mu masezerano, yicare muri iri jambo, ajye ku rundi rwego, umujyane ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbaraga n'icyubahiro, uri Imana ivuga igasohoza. Urakoze kunyumvishe. Sengeye buri muntu wese wari urwaye, uwafashaho yababaraga wese, reka yakira imbaraga zikiza, reka yakira imbaraga zibohora. Data, urakoze kubikora. Ndafungura imiryango yabo yari ifunze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Uwiteka kubikoze, urakoze kugiye kwigaragaza mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Uwanditse urwandiko ngo upfe agiye kwandika urwandiko ruvuga success ku buzima bwawe. Mana ishimwe. Hagiye kuboneka indi message kuri wowe. Icyubahiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe none n'iteka ryose. Ndabakunda kandi Imana irabakunda. Bye bye. Reka twakire umuyobozi akomezanya namwe. Yesu abaho umugisha kandi abagirire neza. Shalom, shalom. Ntacyo mfite nakongeraho
nyuma y'ibyo ngibyo ni ugushimira Imana ariko mbere y'uko dutandukana dore mube muretse kuvaho mwese ndabinginze hari itangazo rikomeye kandi ryo twese riratureba